Mwaramutse mumeze neza abantu tudaherukana, abantu mudaheruka kureba Ketchup TV show, ndabahobereye nk'abantu nshaka kwisukira abantu babonye postinga ifoto ya Neira na Asumani kuri stati yanjye, barangiza bakabaha congratulations, barangiza bakababwira ngo Imana izabubakire, ngo bazarambane, ngo yo ngo ndabakunze kurushaho, ngo ntabwo nari nzi ko bakundana. Bana we, hari umushuti wanjye narinyujijemo wanyandikiye message, ariko mbere na mbere ndashaka kubanza gushimira umuntu wese ufata umwanya akareba video zacu. Ni ukuri biranezeza, murambashimira buri gihe ukuntu mwakiriye Asumani na Neira kuri channel yanjye. Barabana n'abanyamugisha, Imana basize igikundiro, ubundi Imana imera abanyarwanda n'abakunzi kubakunda, kubiyumvamo. Ni ukuri ari abantu babakunda, ariko Imana ni ukuri ko Imana n'ababeshya. Umunsi w'ejo nakiriye message nyinshi, noneho ahantu abantu batangiye kubona ko ibintu bishobora kuba bitari seriye, ni ukuntu bahise babona ifoto yanjye nanjye natereye ivi Mutabazi. Ariko Mana nakiriye message, Mana ndabashimira kuri comment nziza mwaduhaye, ndabashimira ku bantu batanze ibitekerezo. Mfite indi plank, nimara kuyikora nzababwira indi plank Kanombe, ariko nzayibaha mu kwa munani. Rero iyo plank nimara kuyikora nzababwira umuntu wambaye igitekerezo cyayo cy'ukuntu tugomba kuyikora n'ukuntu igomba kugenda. So rero mu by'ukuri ntabwo nje kubabwira ibintu byinshi, nta bindi bintu birenze nje kubabwira uretse kubashimira ukuntu abantu mwarebye iriya plank, ukuntu mwayakiriye, ukuntu abantu mwishimye, abantu bavuga ati muradukomye pe. Mana yanjye ngaho narumuviye. Uwo umuviye mbonye isoni zikanyica. Kera najyaga muguraho capati, noneho mubonye yambaye ikiboro, hari ikiboro abagabo bambara kimeze nk'igikoyi. Mbanza mfata ikawa kubabwira ukuntu uwo muviye mubonye azamura icyo kiboro kimeze nk'igikoyi, akizamura yaza akanagenda yihuta, nabonaga agiye kwambara ubusa. Maze gufata agakawa kuri tamutamu. Mw'abantu mwe, ndi umuntu ngewe sinzi ukuntu meze, nimba ari uguhinda, niba ari ibiki, ndi umuntu utagifata. Ndi umuntu utagifata ibintu ahantu hagiye hatandukanye. Nimba ari ikawa nzi ko nyuma tamutamu ikaba neza, ubwo niho kugeza igihe wenda ubwo nk'umuntu yinkorera cyangwa se kereka hari ukundi kuntu bigenze n'ibigende neza nkabona kwahindura. Na TV ni uko nguko, ahantu nayinywaga bwa mbere mu Biryogo, abantu benshi murahazi mwajyaga mundeba kera, najyaga njyayo nkajya no kugira kunywerayo TV, nigize no kujyanayo na Mpinga Nzima tujya kwinywera aga TV turi mu kagoroba. Aho haboro barafunze, barambabaje, ariko ubu ngubu ninywera agakawa ka tamutamu na TV ya tamutamu. Kwisukishaho byarankomeranye mw'abantu mwe. Nagiye koga mu mutwe, nzi ko aribwo ibijeri biri buvemo neza. Iyo byambayeho muzabibona muri vlog. Biteye agahinda mugabo. Hano haba hari abantu bitambitse mu muhanda mw'abantu. Aba ari abahungu b'inyamirambo n'amagare, ntabwo baba bafite. Hano haba hari umuntu uri kwambuka uko abyumva,
niba yabyutse neza arambuka neza, niba yabyutse nabi arambuka nabi, arandaga mu muhanda. Sinari mperutse kubaha video ndi kubabwira n'ibisa byo mu muhanda. Simeruka guhura n'abantu biparikisha batayerekanye ko hari n'ikibazo na kimwe gihari, bagahagarara pe bakumva ko umuhanda ari uw'iwabo pe, ko umuhanda umeze nka cya gitanda yaguze agashyiraho matera ashaka, ishuka ashaka. Guys, ntabwo nabonye ukuntu mbabwira iriya planka gute njya kuvuga ibintu birimo romance, ibintu by'abantu bakundana, telefone igahanuka. Iyi kamera yanjye nayo ntakigenda kabisa, inanicanganya. Iriya plank twakoze yatumye mitangira agatekerezo ko kuzadekora nkicaranaho n'abana, tugasangira tukaganira. Uzi ko njya mbwira abana banjye ngo tugiye kuganira, bakaza tukavugana nyine, akajya mbwira inyindi nuko ndakubwira ngo reka mubwire ngo kibazo, noneho bikahita birangirira aho ngaho. Oya se kandi umuntu wikanze kubera ko kamera ihananutse wihangane. Buriya abana nabo bari mu bantu bazi ibintu byiza, bari mu bantu bazi kwenjoyinga ibintu byiza. Imana naje gusanga nta muntu ubaho, ngira ngo n'agahinja ibintu byiza, ibintu biryoshye kazi kubibamo, kazi kumva ukuntu bimeze bikakanezeza kabisa. Nta muntu n'umwe udakunda ibintu byiza, so tujye duha abantu bacu ibintu byiza mu gihe tubishoboye. Kandi guha umuntu ibintu byiza ntago bigombera ibintu nyine byadanje, kuba uri umubosi, kuba ufite ibintu birenze. Ariko noneho abantu bari ahangaha nabo ukuntu bari kugenda, sha mota uraramutse. Nta muntu n'umwe ubaho utazi ibintu byiza, nta n'ubaho udakwiriye gukorerwa ibintu byiza. Mujye mureka nimubona akanya. Ziriya ndabo nakoresheje naziguze amafaranga 1000, agashashi kamwe kaba karimo utuntu 100, amafaranga 1000 na kamwe wagakoresha. Naguze 2 si 2, kari akaboro kandi turadutara kamwe nakaguze 6. Ubaye ufite amafaranga 10,010, iriya dekorasiyo wayikora ukicarana n'umwana wawe, n'umugabo wawe, n'umugore wawe, n'umukopine wawe, umva na sister wawe, uwo ari we wese wumva ugomba guhereza ibyiza, n'inshuti yawe magara, ntusige inshuti yakadasohoka, mukicara ahantu hameze neza, mukaganira, mukigurira agasupadip mukakavanga. Ariko mana, ninde waririye supadip mu mufuka? Kera ku ishuri nafataga supadip nkayisuka mu mufuka w'iniforume nkajya nkoramo nkagera ariko mana, mugagura agasupadip yabaga witwaga ngo nimba ari papa drink, simbiza aho yagiye. Warangiza mugasangira, mukifatira agafoto, utuntu twiza tw'urwibutso, mwicaye ahantu heza. Nta kintu kiryoha nko gufata umwanya wawe ukicaza umuntu ukunda ahantu mugasangira, bitagombeye kuvuga ngo nuko ngo wavuye ngo mu rugo ngo wagiye ahantu runaka. Inshuti zanjye ndabateguje vuba ngaha nzabafata ku gituta cyanjye mbaye nyinjiramo, aba aricyo kintu mbona. Mu nshuti zanjye nzagenda mbikora pole, mujyana ahantu nateguye njyewe ubwanjye, sha mba nkugonze, nateguye njyewe ubwanjye, ubundi twicare. Sha mana, hano hari nk'umuntu ubona ari kwambuka agashaka kugukura mu mavuta, ukuntu ndi kuvuga ibintu byiza by'urukundo, umuntu akanyambukana uko abonye, ntabwo aba ari fresh.
zanjye mwitegura igihe nzakubwira ngo ndagushaka ugahita ubonamo mu dekorasiyo wa 10K wicayemo umeze neza nkahita mvuga ni burya uri inshuti yanjye irenze. So tujye twiga guha, niba ukunda ibintu byiza, niba uba wumva umuntu yakubwira amagambo meza, niba uba wumva umuntu yagukorera ibintu byiza, niba uba wumva umuntu yakwitangira mu bintu bimwe na bimwe, nawe ujye ubikorera umuntu. Hanyuma iyo ukorera abantu ibintu byiza, iyo ubasabira ibintu byiza kwa Nyagasani, nabo ubwabo bibabwira amagambo. Gusabirana ibintu byiza kuri njyewe mba numva ari ibintu bya danje, mba numva ari ibintu birenze. Abantu baricanye kubitaha, hari igihe mbona amakosa mu muhanda ngahita numva naba umupolisi, ngahita numva nakwandikira, ariko nakibuka ko ntari we, nkanywa amazi bigashira cyangwa nkarenzaho ikawa. Uwo muntu ukuntu yari kugenda mu korosi twicaranye namuha igishyishawe. Uzi ko hari abantu badatekereza ko accident uba ugiye gutuma ibaho ngaho, aba atari wowe wenyine uri buyangirikiremo cyangwa uri buyihomberemo, n'abantu mudafitanye gahunda zaho ugiye turi bubihuriremo n'ibibazo. Bamwe ugasanga bakerewe kujya muri gahunda zabo. Wa muntu Imana ikurinde. Ndabakunda cyane, mukomeze mudusapotinge, mudushyigikire mu buryo bwose bushoboka. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha amafaranga, abantu mukunda ketchup, ibaha ubuzima, ibahe n'igikundiro cya danje kurenza icyo mufite.